urahamenya neza sha buretse ushobora kuba uhazi igice uko aheruka siko hari. Kwanza mujye imbere tugende, mujye imbere tugende, mujye imbere tugende kandi nabishyiramo neza. Oh my God. Bite se mwana? Neza cyane. Neza ute? Cyane sawa. Iminsi myinshi cyane koko ndakubona pe ubusuvuye. Nyumvira ndagaswingi njye ubuse hari icyo utabona ndi muri siporo mwana. Kujya muri siporo sivuze gukuramo inkweto tugakuramo n'umupira. Nta makuru ufite. Nabonye muri video yo kwa Kazungu ari gukora siporo yakuyemo imyenda akazaza aragira no gutya atambaye n'inkweto. Ariko ubwo wagiye uba umusirimu. Oya njyewe sinaba umusirimu pe ni Imana ya irabizi. Ugize ngo iki sugora? Abasirimu n'abasenze hari sinzi n'inisiha cyangwa isazi barasaze barasizora. Ibaza umusirimu utazasenga buri sande ngasingire Yesu ari we gisubizo usubiza abasaba saa sita saa saba ndetse n'izindi saha. Ariko mana yanjye warangiza ngo njyewe nimba umusirimu Sirasi yari umusirimu w'umusore maze ubundi bwo nuko bigenda bite? Nuko nyine icyo nshatse kuvuga ubu ngubu yabaye umusirimu uramusuhuza ngo Yesu Sirasi akavuga ngo nagusimbukana n'igisongo nkakiguseseka muri ayo mazi amaraso agaseseka nk'ay'igisiga ngo njyewe mba umusirimu. Ibaze ko abasirimu badasimbiza n'isafuriya ubwo subwo uri kumva njyewe naba umusirimu reka sha. Wowe usanje ko ndi umusirimu n'abayica mbayera. Uri umusirimu cyane rwose ntubibona se? Yemuhu uyu nguyu kari kudukurikira. Nta bintu byinshi tuvuganye mushyire hano. Ngaho akomeje kuvuga ngo dushire hano. Yemuhu koko wibye. Ubusore bano uyu muntu usa gutya wamwiba iki koko? Nikonya gusa nka sekibiwe. Ubutunzi n'uwo musatsi utunza ku mutwe urwiri rwakwirenze nya kwambara imisambi ku munwa watane. Kuragira ngo nse gute. Naga gapanaro kanje ejo ndi wakambaye sha. Nago wakambaye. Ubu ngira gakweto. Uyu munsi ninge nawe. Ariko nge ndumva ubwo nimba yarayambaye yarayiguze yaguhaye amafaranga nago wakagombye kutwirukaho nkaho twibye. Iyi njiji isabetse kujijuka kwanura imyenda y'abantu yigura iki cyetse amafaranga ari uyu musatsi yikoreye ku mutwe. Mwese hasi. Ndabona yana rakaye tuti Hasi. Ngewe umfotori nagize gutya. Ubwo nanjye aramfotora nagize gutya. Si ngombwa ko mbafotora kubera ko amafoto yanyabarizwa ikabuga, ahubwo mwe mwitegura kugikabuga. Sha icyo muri n'ibisaba. Byandi kugara. Rwose wa mugabo watubabari. Kabari inyama zo mu ndumwijima nibiha bigahena kutabarira abaturage uri gucocoza utwabusha. Ndakubabarira ugeze ikabuga. Kabugarira Kigali bikugoye abagore bibigango bigana nimugoroba bibagoye ngo bazabaganga bakugabanire ngoga mu rugo bagirira ngo bakwita umugugu ugangaye nk'umutwari wari guga. Niko gatwara ibitwenge mu mutwe twiri natwo twumutwa twaje natwo turi kwakura saga two ngo tumutwaze imitwari twangwa n'abatwangwa nyarutwo witegera amatwara nk'ayabo twiganje kumana njewe iyo twiriwe mu bitwenge rutwenga twenga abatwara twuma twamatwe urinda watujyane kabuga twebwe nago tuhazi nawe nese ubone ni wakubwe ngo tujyane. Urahamenya neza sha buretse ushobora kuba uhazi igice uko aheruka siko hari. Kwanza mujye imbere tugende, mujye imbere tugende kandi nabishyiramo neza. Mudugudu uretse gato ariko wari uzi ko izi ngegero zitunze mu mudugudu. Ndakubaza izi ngegero urabizi? Izi ngegero ariko ziko abaturage b'iki gihe harimo n'abasaze nk'umuturage ko kuba gutoye ari amatora agasiga bari abayobozi bari kuyobora urubyiruko neza. Aba bana b'Imana ubajyanye. Yemuhu usigaye witwa Ngegera. Reka izina ryanjye nturizi. None mugabo uri kwita Ngegera ninde? Kagaburirwa urwiriwe cy'itungo rigufisha. Umugabo ni so wakubyaye akabaganyira kuntuze yarabyagije ngo nawe yarabyara iki ko yabyaye ibisambo by'ejo hazaza. Ahubwo nimwe banyarirenga njya numva ngo bakabarono ariko uyu munsi akanyu kashobotse.
cyokoza ngiye muzehe wiyagarisha naranagoye guturuka zaza nk'uyu mutekano koko umutekano wohotera urubyiruko nk'unguru ha mutekano ubundi uri kubaza icyo bana ariko reka nkubaze nguri muzehe wiyagari wayagajwe na karuswa wamaze mutangiye kubona abana b'ibisamagwe ukabita abana b'Imana bihehe se Imana yahindutse sekibi Imana ibyara umuntu nk'uyu ufite urwiri ku mutwe wajya ngo nirwarika amavumbi iyo Mana ntago nayisenga nta nubwo yabiba harya ngo agotoroke izaza ahubwo uraza kuzaharira nzira ubwo uratinya bwaki sibye buyagari na bwakira kugera ku isura niba udakurikirana iki kirego umbwire mbyigiremo naribu turagerana izi ngegera Nese garafure uyu mugabo ko twahuriye mu muhanda ashingira kuri twite ibisambo twamwe aho utari igisambo ni hehe reba amaso yawe wagira ngo wari urusenda urisogo niko ijisho ryabaye nk'iry'isoryo neza neza ngo nuri igisambo hari icyangombwa ugira ufite icyangombwa wowe sani wowe uri igisambo ariko ndaje ndabakoma akuramo kubita icyo bakubitwa n'inkubo no kubita abana b'abantu bazaze uzakubita buzabya abana b'abandi muhure mu manda urabafashe urabashoreye ubundi babajyanaga ariko reka nkubaze muzehe wiyagari uretse ko yagazwe na karuswa kakumunze muri roho horo zose ukabuzimarira ku banyabyaha ndakubaza ingegera nkazirura zishyigikira ubundi muhuriye ariko nanjye koko ndinjije mwabura mwahurira se ko urwagwa rwagusabitse agira ngo uri gatsamba ndakubwiye ngo nawe nubizamo utafatanya n'abari abahungu rero utagira kuko abatutse cyane kuwanuka urongera kunuka akoresha iki turashika nkubwire buyagari naho naba ndi gupfa nako wankubita je mutekano njya kuri teri sindi nkawe wita utegereje utuntu tw'iki nicyo wajya ngo n'utwindonye agira intu ryirizeme ngo ni mudugudu ahubwo wagutoye nta n'ubwenge agira wongeye kunkura mu mutwe leta ngaragaza ko igihe twagiye mu mahugurwa bamutekano mwasigara bize karate no kubatubuje ko karate tugomba kuzirata ariko ahita nkucanga bikurenga ariko karate mwize ni zimwe mwirwa mukiranira hahandi nyine nubashye ko bagukoze mu mutwe ahubwo uvuga ngo umutwe wawe barawukorogoshoye kubera ko ubaye uzi ubwenge ni wabushyigikira amabandi n'amasariko mankari cyangwa sha nawe wabyaye kagoma nkazirya ko numva gutera utubariro hirya no hino harimo inyatsi waba warabye ariko ndaceka ko impamvu bakomeje kunyubahuka ariko nawe wagukoza misi nkamuka ngojeje mu rushirumu ntago wongera yarunkoza aho suriho zehe buyagari nkubiswe na buyagari rwose katinda kaba kabaye Uncitse bariya ko nje ni munci Oh my God. ariko ndaje ndabakoma akuramo kubita icyo bakubitwa n'inkubo urakubita abana b'abantu bazaze iki uzakubita buzabya abana b'abandi muhure mu manda urabafashe urabashoreye ubundi babajyanaga ariko reka nkubaze muzehe wiyagari uretse ko yagazwe na karuswa kakumunze muri roho horo zose ukabuzimarira ku banyabyaha ndakubaza ingegera nkazirura zishyigikira ubundi muhuriye ariko nanjye koko ndinjije mwabura mwahurira se ko urwagwa rwagusabitse agira ngo uri gatsamba ndakubwiye ngo nawe nubizamo utafatanya n'abari abahungu rero utagira kuko abatutse cyane kuwanuka urongera kunuka akoresha iki umva nkubwire buyagari naho naba ndi gupfa nako wankubita ngiye mutekano njya kuri teri sindi nkawe wita utegereje utuntu tw'iki nicyo wajya ngo n'utwindonye